Karibu sana. Bane baho umugisha. Reka dusome igitabo cya mbere cy'abami. Igitabo cya mbere cy'abami igice cya 18. Dusome duhereye ku murongo waho wa 30. Igitabo cya mbere cy'abami. Dusome duhereye ku murongo waho wa 30. Dusome. Aravuze ngo Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga. Ari we ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Umurongo wa 32. Nuko ayo mabuye Eliya yubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhande rwajyamo indengo 2 z'imbuto. Ahera ko agerekeranya inkwi, acagagura impfizi ayigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze intango enye, amazi muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Arababwira ati nimwongere ubwa kabiri, bongera ubwa kabiri. Arongera arababwira ati nimwongere ubwa gatatu, bongera ubwa gatatu. Maze amazi arasendera agota igicaniro yuzura na rwa ruhavu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. 38. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo n'inkwi, igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Akire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma abantu tutaziranye, amazina nitwa Niyomugabo Aniseti, ndubatse, mfite umugore tubyaranye umwana umwe. Noye mbakunda nuko nari naragirirwa umugisha wo kubana namwe, ariko noye mbakunda. Neranira kuri paruwasi ya Kimisagara ku mudugudu wa Kamuhoza kuri ADPR. Hanyuma ndagira ngo tuganirire ijambo rivuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Nari mvuze ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Bane baho umugisha kubyikiriza. Hanyuma dufite intashyo twahawe na bene so hirya no hino, dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo, by'umwihariko n'umukazana wanyu. Nawe mva mu rugo yambwiye ngo mbasuhuze, izo ntashyo mwazakira. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana, duhaye intego ivuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Aka kajambo kavuga ngo gusa tugashyizeho ntigasomwe ariko ukiteho, ndashaka kugatindaho. Bibiliya ivuze uyu mugaragu w'Imana umuhanuzi Eliya, Bibiliya uhereye ku murongo wa mbere w'icyo gice cya 18, Bibiliya ivuga ko ari umusuhuke w'i Gileyadi y'Itishubi. Nta muntu usuhuka ahunze intambara, nta usuhuka ahunze ibyago. Umuntu wasuhutse aba ahunze icyitwa inzara. Bane baho umugisha. Eliya avuka aha mu mudugudu w'i Gileyadi. Uyu mugabo witwa Gileyadi witiriwe uyu mudugudu niwe se w'umugabo witwa Efuta. Hanyuma aha mu mudugudu w'Itishubi igeze yatera inzara, umubyeyi umwe atwite ari we wabyaye nyina wa Eliya, amubyara mu gihe kigoranye. Arangije arebye aravuga uti ashakisha izina. Mbibutse ko umuntu yitwa izina bitewe n'imitekerereze y'umubyaye cyangwa se yugiye kumwita. Eliya
agiye kwitwa izina bamwita Eliya. iri zina rivuze iki? harimo amagambo abiri, harimo Eli ubwabyo bisobanuye Imana, hakabamo Ya bisobanuye Imana itagira itangiriro itagira n'iherezo. uyu mugabo yagize ububyutse cyane, arasenga. ari mu bagabo bapfukamaga bakamara iminsi 30 basenga bataravuga ngo amen. agera ku rugero asenga anezeza Imana. Imana iramubwira ngo sinshaka kuzagenda ku ifarashi, iramubwira ngo nushaka kugenda jya uhindukira urebe iburasirazuba, usinyara umuyaga uparike ku muyaga ugende. Haleluya. Eliya aba mu gihe asenga, Imana ikamuha imbaraga zo gukora icyo Imana ishaka itabimubwiye. muri ino minsi 77 ndifuza ko Imana yakumpera ubwenge bwo gutekereza ikintu mu cyimbo cyacyo bitagombye ko werekwa, ugakora icyo Imana ishaka gukora bidasabye kugira irindi yerekwa. muri wowe ukagira ishyaka rigutera gukora icyo Imana ishaka gukora. Eliya arasenga, gihe kiragera twihuse. umugabo witwa Ahabu azana umugore witwa Yezebeli. Yezebeli aba umugore nawe wamaramaje mu bigirwamana by'iwabo. Bibiri igaragaza ibigirwamana bibiri, Ashera na Bali, ariko hari ikindi bitaga Astate. Bibiri itagaragaza amateka, wenda basomye amateka ya Bibiliya baracyumva. iyi Bali Yezebeli kuyinjiza ntiyari yemerewe kuzana ibigirwamana mu gihugu cya Isiraheli. Ahabu akaba yari umwami uyoboye igihugu cya Isiraheli. Isiraheli bisobanuye ubwoko bw'Imana, Isra n'ubwoko, Eli bigasobanura Imana. Yezebeli yinjira nayo ibi bigirwamana, azana Bayali na Shera. Munsi wa mariage arabizana. gihe kiragera abona umugabo ntamwemerera ko azajya bisenga, ariko arabanza aramwinginga. Yezebeli yari umugore uzi gutereta cyane, aramwinginga, arabanza aramubwira Sheri mbabarira ndakwinginze. agira umutima uhagaze, amwereka uburakari, amwereka ubwoba bwinshi. umugabo abona umugore arahindutse, aramubwira ngo bigenze bite? umugore aramubwira ngo mfite ubwoba kwicyo ngo usaba utari buze kucyemera. aha baramubwira ngo icyo nakwima nicyo ndafite ndakwemerera. aramubwira uti banza urahire kuwiteka Imana yawe. ndabizi Abisiraheli Abaheburayo mutinya Imana, banza urahire kuwiteka Imana yawe. aha arahira mu izina ry'Uwiteka atazi icyo arahiriye. Yezebeli arangije aramubwira ngo nari mfite ubwoba kutari bwemere gusenga Imana y'iwacu, ariko ubwo warahiye ntabwo uri bucumure ku Mana yanyu, nyemerera dusenge iyi Mana. ahakubita Bayali. ni ikigirwamana basengaga bavuga ko bagisaba cya mbere. iyo bashakaga kujya mu ntambara bikubitaga imbere ya Bayali. kabiri, iyo bashakaga imvura bikubitaga imbere ya Bayali. niyo bashakaga umukamo mu nka zabo bikubitaga imbere ya Bayali. Ashera bayisengaga bashaka urukundo n'imyubakire n'ibindi bakayikubita imbere. n'abandi bashakaga clientele, abacuruzi bashaka kunguka mu byo bacuruza bakikubita imbere ya Ashera. basenga Bayali gutyo. igihe kiragera abahanuzi b'Uwiteka batangira kubica. muri Bibiliya ivuga icyumba Samweli yahungishirijemo Dawidi amutwara na Yotiramu. murakibuka? abasomye Bibiliya murakibuka. Dawidi ahungira na Yotiramu agahunga Sawuli, aribwo Sawuli ajya kumwica. yagerayo nawe agahanura, akuzura umwuka wera agahanura ageze na Yoti. icyo cyumba cyaje gusenyurwa, abami bagenda bahubaka ibicaniro by'Uwiteka barabisenya. hasigara abahanuzi ba Bayali na Shera. uyu mugabo yari agira ishyaka. icyo gihe kigeze cy'inzara mu gihugu cy'Galeyadi y'Itishu, Eliya arasenga yirukana inzara yanga kugenda. kumbi Imana iteje ikibazo cy'inzara kugira ngo ibone Eliya, kugira ngo imukure Galeyadi y'Itishu. yateje ikibazo Eliya atari bukemure. Eliya vi Galeyadi aragenda ajya kwa Ahabu, yinjira neza nk'umuturage mwiza, aribaruza ariyandikisha mu binjiye, agerekaho ikimuzanye, barandika uti ni umusuhuke, ahunze inzara. Yageze asanga ahunze inzara yo mu buryo bw'umubiri, ariko wasanga inzara y'umwuka. kabiri, asanga icyubahiro cy'Uwiteka cyaranyazwe. gatatu, asanga nta muntu uvuga mu izina ry'Uwiteka. n'abahanuzi bamwe bari
yarahishe mu gihe cyo kwicwa kw'abahanuzi babaga mu buvumo, barahishwe n'umugabo witwa Obadiya, yarahishe abahanuzi 100. Eliya yarangije yuzura ishyaka, aravuga ngo sinshaka kuba ahantu izina ry'Uwiteka Imana yanjye ritagaragara. Aravuga uti kabiri, sinaba ahantu icyubahiro cy'Imana Imana yanjye itakibona. gatatu, aravuga ngo mpunze amapfa y'umubiri, sinshobora kwicwa n'ay'umwuka. Ni cyiza cyane, haleluya. Eliya aravuga ngo sinshaka, sinshobora. Arapanga aravuga uti Uwiteka we, ngiye kukurwanira ishyaka, ngiye kukurwanira ishyaka, wiheshe icyubahiro. Eliya abyuka ateretswe, abyuka atarose, abyuka nawuhanuye, abyukira kwa Ahabu. Ageze aramubwira ngo narinje guhagarika imvura. Mbere yuko agera kwa Ahabu, abagaragu baramwitambika, arababwira ngo ndashaka Ahabu, niwe nshaka. Abahanuzi b'Uwiteka barapfuye kabiri, igicaniro cy'Uwiteka cyarasenyutse gatatu, Uwiteka nta mutambyi afite. Eliya arangije aravuga uti rero ndashaka kubonana na Ahabu, wenda abapfuye mbasimbura, abahanuzi batagikora mbasimbure. Eliya aravuga uti wenda mpagarare mu cyuho, nubwo bashize mpagarare mu cyuho, ariko mvuge mu izina ry'Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Eliya abagaragu banga ko atambuka, aravuga uti nintabona umwami ibyago biraje. Bamurebye babona arasa n'ibyago koko. Ahangaha iyo mageze nyankunda kubivuga, aho kugira ngo igihugu kibura umuhanuzi cyabura imvura, aho kugira ngo igihugu kibura umuhanuzi cyabura imvura. Umuhanuzi arasenga imvura ikagwa, ariko imvura ni umuhanuzi. Eliya aragenda arababwira uti ibyago biraza. Bamurebye koko babona arasa nabyo. Hari abagabo bamaramaza ukabona arasa no gukorera Imana koko, wamureba ukavuga uti uyu muntu ahamagawe nayo, uyu muntu ahamagawe n'Uwiteka. Wamureba ukavuga uti niyimuhamagaye pa. Hari umugabo wayoboye itorero rya kabiri ryo mu byahishuwe ryitwa Simuruna, witwa Folikaripe. Yaragize imyaka 85, ahura n'akarengane k'abagabo kwa Domisiyani. Bamugezeho baramufata, baramubwira ngo muzehe ntuzongere kuvuga Yesu. Arabareba aravuga uti bana kubera iyihe mpamvu? Baramubwira ngo niwongera kuvuga Yesu uzapfa tukwice nabi. Aravuga utumva Yesu mumbuza kuvuga, tubanye imyaka 85. Arababwira ngo uyu munsi mwe mumfashe, ari ibindi byago nagezemo, uyu mumbuza kuvuga abindindamo. Hari ijoro ribi yantambukije, hari iminsi mibi yandengeje. Arababwira ngo uwo twabanye imyaka 85 nashobora ne kumucegeka kubera ibyago by'umunsi umwe bitewe namwe gusa. Turi mu masengesho yo gusaba. Kimwe mu kintu kigaragaza umuntu ukwiriye guhabwa ibyo yasabye, icyambere nuko uzi uwusaba, ukabuzi neza ko atanga. Kabiri, ukabuzi ko ibyo umusaba bifite. Gatatu, ukabuza aho ugomba kubonanira nawe. Imana ishimwe ko twateye intambwe igakingura amarembo y'urusengero tukagera. Imana ishimwe ko yaduhaye aho tuza gusabira. Iyo umaze kumenya ibyo afite, kabiri utekereza ibyo ukeneye ubona wamusaba. Ariko ikintu cyabazanye cyo mushaka gusaba ku Mana mwagitekereje murakizi neza. Mbabarira ntusaba igito, Imana yacu irashoboye, ifite ibiruta n'ibyo dusaba, igira bifite. Ntudohore, Imana irishoboye. Imana irishoboye, Imana irishoboye. Ni Imana igera ku mupfakazi kavuga uti ninjye mugabo w'abapfakazi. Ni Imana idakangwa nuko umubyeyi yatashye iraza waririka kubwira ngo humura ninjye wese w'imfubyi. Irishoboye, donc ibyo usaba byose irabifite, wizere gusa. Ni Imana ireka kanaka gasenga yarabuze umugabo, mbere yuko imumuha ikazi kabanza ikamubwira ngo ninjye mufasha utabura kuboneka mu byago. Ni Imana yishoboye, ibasha ku umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo yimana amazi yayatanga akarimbura isi. Imana ni inyembaraga mu gihe cy'umwijima izi kubika umucyo, mu gihe cy'umucyo izi kubika umwijima. Ni Imana y'inyembaraga. Ni Imana izi kurekura imvura ikabika izuba. Imana musi umwe Martin Luther King yigumura kuri Roma, amaze gusoma ishuri ukuri kw'agakiza ari ubuntu, yagiye gusenga ahanganye abona bari mu mwice.
azamuka umusozi, ageze yarasenga abwira Imana ngo ndakwinginze mereza urwandiko umfashe mbona urwandiko rw'inzira ntambuke gusa. Aragarura aravuga ngo ariko nubwo ntarubona uminzira gusa ncike mva muri aba bagabo batanyishe. Ubwo Roteri arimo arasenga bamwandikira urwandiko, bamutegekera amafarashi n'abagabo bamuherekeza. Roteri amanuke asanga urwandiko rurateguwe, amafarasi n'abagabo bamuherekeje. Arahindukira areba mu ijuru aravuga ngo Mana, mbonye ko umuntu akwaka izahabu warangiza ukamuha n'ifeza. Yanditse yaravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo. Murakoze. Eliya arabyuka aravuga uti ndaje. Mumbabarire dufate umwanzuro, Uwiteka n'Imana itwumva. Bibiliya iravuga ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka. Turi muri Kristo, turi ubwoko Imana yarose, tuvuye mu bise by'amaraso ku musaraba igorogota i Nyabihanga. Mana ishimwe. Eliya ahaba arabyuka aribambura, ageze imbere ya Eliya aramubwira ngo uragenzwa n'iki? Eliya arareba asanga umuhimbo wo gusenga ibigirwamana bawutewe nuko bafite Bayali igusha imvura. Aravuga ngo reka mere mu bushobozi bw'ibigirwamana byabo. Uyu mugabo baramureba, Eliya ngo afate inzira agenda, umwami aramuhagarika aramubwira uti harya uruwahe? Uti ndi Eliya wavuye he? Ndi umusuke w'Igaleyadi yita Ishubi. Mwami yifata atya. Umusuke ni umuntu wahunze inzara. Ndabasenge yari iyo mu mwuka no mu mubiri Imana yibarinde. Iburengerazuba yigeze yahatera bita ku Kibuye, yigeze yahatera bitaga ngo kinga umwuzukuru yaje. Umukecuru yabona umwuzukuru aje agahita avuga uti so cyangwa nyoko naramucukije, genda nawe yirwariza. Ubugari bita ikimanuka n'ubugari bakuraga ku myumbati uwo munsi bakarara bariye ubugari bwayo. Waraburyaga wareba umuntu ukagira ngo araza kandi agiye. Yo ni inzara. Ari n'indi nzara rero yo mu buryo bw'umwuka yo gusonza ugakumbura n'ijwi ry'Imana ukaribura. Imana yica izo nzara zo mu buryo bwombi. Imana yica iyo nzara. Eliya bamurebye baravuga anga iyo magese bibaza mu bushobozi buri muri Eliya. Nibuka ijambo Paulo yavuze, yaravuze ngo nubwo tumeze nk'abantu intwaro zacu ziyiza abantu. Aravuga ngo dufata n'ibitekerezwa mu mitima ngo kandi dukubita hasi tukaritura n'ibihome. Gute? Gukandagira inzoka naki? Impamvu yaduhaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na Scorpio. Yarazi ko Scorpio tuzahura nazo. Aravuga ngo mbahaye ubutware, ububasha n'ubushobozi. Eliya arangije kubabwira atyo, bareba umugabo basanga yahunze inzara, bashaka kumusuzugura. Eliya arahindukira, kandi koko Eliya yari yarahunze inzara ariko yari atarahunga Imana. Yahunze inzara ahunga n'Imana. Shimiye Imana ko yavanye natwe kuri kavukire, kuri gakondo, kavana natwe aho twabaga, aho turi tukabana nayo. Haleluya. Eliya yahunganye nayo. Bamera imbaraga z'umuyaga. Izi mbaraga z'umuyaga zikora mu buhe buryo? Uravuga ngo ntizikiboneka, zirahari. Hari umunsi mukeba kureba akagira ngo isoni ziragukora. Imana igaparikaho imbaraga utazi iyo zivuye, utatekerezaga n'abatari yiteze. Igaparika imbaraga ku munsi wo guseba, igatabara. Izo ni imbaraga z'umuyaga. Imana iguha umugisha mama, wowe uvuze haleluya. Asante, ubarikiwe kabisa. Haleluya. Imana igishyiraho imbaraga z'umuyaga, yigeze yazishyiraho. Yigeze umunsi umwe yashyiriraho imbaraga z'umuyaga. Yigeze yashyiriraho imbaraga z'umuyaga. Nakiriye agakiza ejo bundi 2 ubwo mu muryango bari babiri. Akamena ibiryo hasi akavuga ngo babudara nibasangiye. Umunsi umwe ari sikujuma, ari kwijuma, bagiye gutora iswara mu musigiti, ndakireba ndakigana nteko sha ubukoko turitiranwa. Birageze ngo bera b'Imana twimenye. Birageze ngo twimenye, tumenye abo turibo. Bantu benshi barakubeshya nabo ubwabo kuko bibeshya. Yakureba akavuga ngo uzapfura imbwa. Icyo ni ikinyoma. Uri umuntu nujya gupfa uzahinduka imbwa ubone gupfa. Reka shane, reka ntibibaho. Mama yigeze yandeba, nagiye kumwereka fiance, arandeba, arangije arambwira, aramubaza ngo muko warize? Mukobwa uti narize. Ufite iyihe mpamyabumenyi? Aramubwira. Arangije uti uyu musore uramuzi? Mukobwa uti ndamuzi. Mama uti never. Umuzi hese? Aramubwira ngo uyu ni imbwa ntacyo azakumarira.
ndamureba ndahindukira, ndizera nzi Kristo, nzi imbaraga z'Imana, iyamfashe inkuye mu buretwa bwa Satani. Iyo nabaga mvuye kwiga Palestina niho nigiye fikiye Palestina, soreje amezi 6 muri Somalia, nize Palestina nyuma nsoreza Somalia. Naragenze hari imbaraga z'Uwiteka, Imana twizera. Haleluya. Uwiteka gusa niwe Mana. Kandi umuntu iyo ataraterurwa n'Imana agira ngo araremera. Imana iguteruye uroroha. Yiguteruye uroroha. Uroroha we, yiguteruye uroroha. Hari umugabo witwaga Sawuli, ariwe wahindutse aba Paulo. Yigeze yakurira ifarashi afata abagabo bamuherekeza, yinjira mu nzira y'abami. Ni inzira y'abami, hari inzira ebyiri zavaga muri Isiraheli zimanuka zijya muri Siriya. Paulo we hari inzira ikikiza inyanja, hakaba n'inzira y'abami yari imeze neza. Iyo nzira ni yabagamwe abambuzi, wayigendagaho umutekano wuzuye. Ariko inzira zindi z'imihora zabagamwe abambuzi. Paulo yinjira mu nzira y'abami, abari yamanukamo. Yesu aravuga ngo ninjye mwami w'abami. Aravuga uti winjiye mu nzira z'abami, reka ngutegera aha nanjye ndi umwami w'abami. Paulo akiza, Yesu niyamanura Paulo awugakubita indogobe amaguru, ayikubise ngo agwa yubabiye. Aravuga uti uyu ni umwami unkubise. Paulo mubo yabanye nabo yari atarabona jidi imeze gutyo. Aravuga ngo uyu ni umwami tu. Asifiwe Yesu. Ikiganza cy'Uwiteka iyo gikoze biragaragara, biramenyekana ko ariyo, bimenyekana ko ariyo ikoze. Nari mbabwiye ngo yigeze yanshiriraho umuyaga, unkura muri hoteli Nakuru aho twari tugiye mu irushanwa rya Quran. Twari bukorere muri Arabia Saudite, turara muri hoteli Nakuru hano hirya muri Kenya. Nibwo narose marayika, nibwo narose, nzabibabwira ubutaha ibyo bya marayika, reka marenge uko nakiriye agakiza. Ariko nkimara kwatura Kristo nk'umwami n'umukiza, nari mu bashehe n'umugabo umwe wari uriyoboye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ari naho nabaga. Byonyine kuhinduka ukitwa umukristo ubaye murutadi rero ni mubi kuruta inzoka. Mureke mbabazi, yinjiye hano mu rusengero twayireka ikagenda. N'ababyeyi muyitinya, mwajya musubira inyuma mufashe mutya mukavuga uti turakuzinze. Ariko ntimwayemerera igenda, nabizi ntimwabyemera. Wenda n'umugabo uyitinya yafata kwivi cyangwa ashakisha ukuntu kuramo urukweto ukayikubita, ariko inzoka ntiwayireka. Ariko Imana yanshyireho imbaraga z'umuyaga. Umugabo akora mu mufuka, arambaza ngo wizeye Kristo cyangwa urakomeza irushanwa? Ndeba umwobo ndose, nzabubabwira sinshaka kuvuga. Ndangije ndeba n'ibiganza by'abagabo turi kumwe, ndavuga ni barahita banyica. Niko jihad itegeka. Jihad ni uguhitana uwo mudahuje kwemera cyangwa mugapfana nawe. Ngo ni intambara ntagatifu. Nemera ko intambara ntagatifu ibaho, ariko se ni iyihe? Ni igihe umukristo arwana n'icyaha, nabwo iba ntagatifu yagitsinze. Yagitsinze. Wagize ngo Imana izahemba ikiremba ko kitigeze gisambana, cyari kubikoresha ikisi? Izahemba wari ufite umubiri muzima ukora, akabona uwo basambana naho babikorera ariko ntabikore. Uzabwira Imana ngo sinibike utarageza aho wiba. Izahemba uwageza aho yiba, akabona ibyo yiba n'uburyo abyiba ariko ntabyibe. Nuwo umugabo ari Isaka niwe wakanyishe, ariko areba kubikora badakoze inama biramugora. Aravuga akora mu mufuka $200 arambwira ngo genda ugureje umwe uruhuke mu mutwe nurangiza ugaruke. Hari mu rukerera nko mu masaha 9 gutyo z'ijoro. Ndangije nyigira mu muryango numva ijwi ry'Imana irambwira ngo ndaguhamagaye, ikomeza ugende ntuhindukire ngo urebe inyuma, ndi Uwiteka nzagukoresha. Ngeze Ginja kuba hazi Uganda, munsi y'inganda ku musigiti uhari, nakubiswa amabuye. Nakubiswa amabuye, ariko Imana ishyiraho imbaraga z'umuyaga. Umusomaliya niwe waje arantwara, arambwira ngo tugende. Minsi 2 ndyamye mu ruganda. Izo ni imbaraga z'umuyaga. Haleluya.
Eliya sinyara umuyaga, aparika ku muyaga areba. Obadiya areba, Ahabu areba, abagaragu ba Ahabu bose bitegereza Eliya. Nshimira Imana igihishe ejo hacu hazaza, kuko irahahisha irahabika. Niyo mpamvu bakubona none ntibazi tuzaba ejo, nibashaka bagende gahoro, irahabika. Igihabika ibika ejo hazaza. Kubonye none akabona ntuzi yuja, ariko ejo iyo washyitse arakureba akavuga ngo ni Imana wasenze. Aha baraguru areba Eliya aguruka. Obadiya arareba aravuga Uwiteka afite abakozi kweri. Eliya aragenda nihute, agera igihe aragenda ajya guhungira Serefati dutarute byinshi. Eliya asanga umupfakazi wari uri mu bihe bitatu bibi, ngira ngo Imana ikundindire. Icyambere yari ari mu gihe cyo kutanyurwa, kabiri kutizera, kandi akaba no mu gihe cy'inzara nanone, n'igihe cya kane cy'imbeho. Abazi uyu musozi wa Karumeli uri hejuru y'inyanja ya Mediterane, munsi yaho hirya gato inyanja ya Araba n'ubundi koraho inyanja y'umunyu. Ahantu hava amagaze menshi. Uyu musozi n'umuyaga waho, umuyaga waho niyo mpamvu muririmbye yaririmbye ngo umuyaga w'ishuheri urawuturinda. Uyu muyaga waho niyo ufite inkovu, iyo ugukubise kubera ibihu uzumeze nk'umweru, aho ugukubise ugakonja cyane waba ufite inkovu, ya nkovu nayo igatangira kukurya. Niyo mpamvu muririmbye yavuze ngo n'umuyaga w'ishuheri urawuturinda. Uyu muyaga wari mubi, umupfakazi ari gusenya, ari gutashya inkwi. Eliya musanga mu marembo, muririmbyi niko yaririmbye ngo mu marembo y'umudugudu. Eliya hagera ashonje afite inzara, aramubwira ngo ndashaka utuzi two kunywa. Umupfakazi tutwo turahari. Ariruka ngo agere imbere Eliya aramubwira uti yewe ndashaka umvugire n'agatsima unzanire nirire. Umupfakazi arahindukira aragaruka aravuga uti mukozi w'Imana, niyo uvuga amazi ariko agatsima ntako nsigaranye n'umwana wanjye twamara kukarya tukagira gute? Wagira ngo kari uburozi. Nako arya yasoza kukarya agapfa. Eliya kubita umubare. Niki cyatumye Eliya karya ntahe kuri uyu mupfakazi, ntahe no ku mwana? Imana yashatse kumwereka ko yatakaje ibyiringira agafu kadahari, ariko ibashije no kumutunga. Yatakaje ibyiringira agafu gahari. Imana yashatse kumwereka ko ibasha no kumutunga agafu kadahari. Eliya arakarya, reka nihute mpave asubira ku musozi gusenga. Karumeli ni umusozi ufite amabuye, ufite ibitare byinshi, kandi uruhande rumwe na rumwe ugiye rufite igihuru cy'inzitane, ahandi hamwe na hamwe hakaba ibitare by'imyeru bidateyeho igiti. Karumeli ni umusozi ni na muremure. Eliya aragenda, yaramenyere kuhasengera, arimo amanuka ahura na Obadiya. Obadiya aramureba aramubwira uti ni wowe n'ukuntu umwami yirirwa gushaka, uti amafarashi yagize inzara, umwami yirirwa yahirira n'indogobe. Eliya arangije aramubwira ngo genda ubwire umwami aza nsange hano. Obadiya aramureba aramubwira uti umugaragu wawe ni iki dupfa? Aramubwira ngo ko abantu b'Imana mutwarwa n'umwuka wera. Impamvu Obadiya yamubwiye ngo mutwarwa n'umwuka nuko Eliya yagurutse Obadiya areba. Yahamagaye umuyaga Obadiya areba. None aramubwiye ngo genda umubwire asange hano. Aravuga uti se nagenda ngasanga wagiye? Eliya aramubwira ngo nkuraye Uwiteka ndaba nkiri hano. Nihute aragenda abwira umwami, aramubwira ngo Eliya ndamubonye ari munsi ya Karumeli kandi aragushaka. Ahabu yurira amafarasi n'ibisonga, aza yiruka ageze imbere ya Eliya n'umujinya mwinshi, afite umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi. Aramubwira ngo urareba ni wowe Eliya, ni ibyago bingana bityo wateje igihugu cya Isiraheli? Eliya aramureba arahagarara, yihagararaho. Niki cyateye Eliya kwihagararaho? Uyu Ahabu afite uburenganzira kuko bwo gutuka Eliya. Eliya ni umugaragu imbere ya Ahabu, ariko ni umuhanuzi imbere y'Uwiteka. Kabiri, Eliya yihagararaho kubera iki? Ahabu niyakica Eliya afite urufunguzo rw'imvura. Namwica imvura irabura burundu, ariko Ahabu arasabwa kuza gahoro gahoro kugira ngo amuterete arebe ko yakongera gufungura imvura. Bimwe mu bintu bibiri tutumye abakristo, bimwe mu bintu abakristo tumaze turi mu isi bituma Imana ivubira bose imvura. Yaramureba aramubwira ngo ntabwo ari njye wateje igihugu amapfa, ni wowe n'inzu ya so. Munkurikire dusenge. Ahabu yuzura umujinya, aramubwira ngo none tubigenze gute kugira ngo imvura igwe? Aramubwira ngo genda ubwira Abisiraheli bose barakumvira ndabizi,
n'abahanuzi bose ba Bayali n'abashera uko ari 850, babwire bazamuke duhurire ku musozi. Duhurire ku musozi aho bari baveyo basohoke, kandi buri muhanuzi azana ikigirwamana yizera, ubabwire bazi. Kandi aravuga uti Bayali na Shera tuyisenze imyaka 3 n'amezi 6 birarangiye, none ngo tuzamuke ku musozi duhangane n'Imana ya Eliya, kandi Imana ya Eliya niherutse gufunga imvura. Bayali turayisenga ntiduha imvura, Ashera ntiduha imvura, iyi myaka yose ishize tuyisaba imvura ntiyiduha. Ezebera arangije aravuga ngo Imana ya Eliya niyikora, ariko sinci intege abahanuzi ba Bayali. Asigara mu rugo arababwira ngo mwebwe nimugende. Musomye Ezebera yigeze azamuka ku musozi wa Karumeli, yarabizi. Eliya ngo agere arababwira ngo nimukore ibicaniro, musenga Imana yanyu iri butwumve igasubirisha umuriro. Iyo dusaba ikamanura umuriro, iyo dusaba umuriro ikawuduha. Iyo niyo buri muntu wese akorera. Baravuga ngo nibyo. Arongera aravuga ngo ngaho nimunyegere. Abwira Abisiraheli n'uburakari ngo muzaheza ryari kuba murungabangabo. Aravuga ngo niba ari Bayali nimuyikorere, niba ari Ashera bari yo mukorera, cyangwa se niba ari Uwiteka Imana bari yo mukorera. Ngo baraceceka nibamusubiza. Abahanuzi ba Bayali na Ashera bubaka ibicaniro, bajya kuri Bayali barasenga, bari bagura. Bibiri igera igakoresha ikinyarwanda bita gukotsora. Barasenga reka da Bayali iranga, bagere saa 6 Eliya arabegera aravuga ariko se Imana yanyu ntiyaba yakoze cyane ikananirwa ikaba yasinziriye nibura ngo mukore? Agereka aravuga ngo ntizemera ko n'ibirenge byacu biteguza. Mu gihe Bayali yasinziriye uko Eliya ababwiye ngo yasinziriye, ariko twebwe turinda. Ihora iri maso, turasinzira ariko nisinzira, turananirwa ariko ninanirwa, turaneshwa ariko nineshwa. Fatuba mbanyisabiye amashyi. Mane baho umugisha. Bagera ngo igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba, Eliya abona amasaha yo gukorera Bayali ararangiye, arabegera arababwira ngo nimuhindukire, igihe mwamaze mukorera Bayali nta kibahaye kirahagije. Arababwira ngo hagezweho ngewe, ariko ubwo igihe cyabo cyakozwe. Nibegereyo natwe dukorane n'Uwiteka, begereyo natwe dukorane n'Imana. Ikoreho uvuga ngo ni igihe cyanjye n'Uwiteka, ikoreho bisubiremo vuga ngo ni igihe cyanjye n'Uwiteka. Sonitari wa bineza tutari yemereza. Haleluya. Ni igihe cyawe, ni igihe cyawe n'Uwiteka mama, ni igihe cyawe mwene data, ni igihe cyanjye n'Uwiteka. Muntu wateraniye muri Patmos uyu munsi, ni igihe cyawe n'Uwiteka. Eliya arababwira ngo ni igihe cyanjye n'Uwiteka. Arangije yubaka igicaniro, asaba amabuye 12 y'imiryango 12 ya Isiraheli, ayashyira imbere y'igicaniro. Arangije buri buye araryegura, arishinga ku gicaniro. Bisobanuye icyo aya mabuye 12 kuyegura yubakisha? Byari bisobanuye ko Eliya yongeye kubyutsa imiryango 12 ya Isiraheli yose yari yaraguye. Imiryango 12 yitiriwe izina ry'Uwiteka, Eliya yari yongeye kuyegura. Muri aya masengesho yo gusaba, n'umuryango wawe wari wararyamye, Imana iwegure. Na mwene wanyu wanze gukizwa waguye, Imana imwegure. N'uwacitse intege, Imana imwegure. Eliya yabaye begurira imbere ku gicaniro. Byari bivuze ko Imana ibubakiye ku bushobozi bwayo. Ku gicaniro agerekaho inkwi. Arangije ategeka ko bavoma inshuro enye intango, inshuro 3 intango enye, 3 gukuba 4 ni 12. Y'amazi aragenda yasuka mu ruhavu, buri buye arisukaho amazi. Bivuze ngo Uwiteka yongeye guhembura umuryango wa Isiraheli. Mana yongere ubahembure, Uwiteka yongera ahembure, Mana yongera ihembure. Inzara n'inyota byo mu buryo bwombi Uwiteka yongera ahembure. Mwuka wayo yongera ukore, mbaraga z'Imana yongera uzumve, wongera wumve mu bihe byo guhimbaza Uwiteka yongera guhembure. Eliya yegura y'amabuye, arangije arapfukama ahamagara Uwiteka muri aya mazina 3, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli. Ntabwo yavuze Yakobo, yavuze Isiraheli. Arapfukama ashinga ivi, aravuga ngo Mana ya Aburahamu. Asubiza amaso inyuma, munyumve dusenge. Yibuka Aburahamu aba mu bigirwamana byo kwatera Imana ikamuhamagara ikamukurayo. Eliya nawe aravuga uti nanjye ndi mu bigirwamana ngenyine, njye muhanuzi uri hano. Arongera aravuga ngo Mana ya Isaka,
yibuka Isaka abana na Ishimayeli ara umwana w'ishyari. Isaka yajya gukora ku isahani, Ishimayeli n'urujisha akamureba ukuntu. Eliya areba Ishimayeli amugereranya na Yezebeli, aravuga ngo nanjye ndi imbere y'umuhanuzi w'ishyari. Arongera aravuga ngo Mana ya Isiraheli, Yakobo umuriganya, Isiraheli uwahinduriwe izina. Yakobo bisobanuye uriganya undi, ariko amuvuga mu izina Uwiteka yahinduye. Aravuga uti nubwo Yakobo yari umuriganya, ariko wamwise Isiraheli. Aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli. Aravuga ngo nyumvira nyumvira bisubiramo gatatu. Aravuga ngo kugira ngo bamenye ko ndi umugaragu wawe, kandi bamenye ko ibi mbikoze mu izina ry'Uwiteka. Kabiri, bamenye ko ari wowe ugarura imitima yabo. Mana igarura imitima y'abantu basimiye, kugira ngo bamenye ko ari wowe ugarura imitima yabo. Nyumvira. Arangije aravuga ngo kugira ngo bamenye ko ari wowe Uwiteka Imana yonyine. Uyu mugabo ajya kurwanirira Imana iri mu ijuru, yumva ikozweho. Bimwe mu bintu Imana ikunda amasengesho yo kwigarurira icyubahiro, ikunda amasengesho. Igihe ukitse intege uri gusenga ukabura icyo uvuga, iyo usuye muri bimwe Imana yagukijije cyagiye, muri za ntambara Imana yarwanye kera, ukavuga ngo natyagiye narakubonye, aho ni Imana ivuga ngo ndamubonye aribuka. Imana ireba ku muriro, iravuga uti Eliya yaguhamagaye. Hari igihe Imana ibika umuntu ahantu bikaba ngombwa ko itazajya imanuka ngo isubize ibibazo by'abantu bahari, ahubwo ikavuga ngo nabitse y'umuntu uzajya ubikemura. Asifiwe Yesu. Bibiliya ivuga iki? Eliya apfukamye ku gicaniro usenga Imana, ngo umuriro w'Uwiteka uramanuka uza kuri za nkwi. Izi nkwi zisobanuye amasengesho. Uyu muriro ni umwuka wera, aya mabuye ni imiryango 12. Uravuga ngo ari amasengesho, ari umuriro ndabatsa w'umwuka, ari amabuye ndayashima, n'amazi wasutse yo guhembura n'umukungugu. Bibiliya iravuga ngo utwika cya gicaniro n'inkwi n'igitambo. Igitambo nicyo Eliya yaratanze. Bivuze ngo igitambo kirashimwa, igicaniro kirashimwa, amabuye aremerwa, amazi nayo arashimwa. Ibyo wasabye uraha, izere ko byemewe. Nurangiza ubwira Imana ngo ntegereje gukora kwawe. Umuriro uramanuka utwika igitambo n'inkwi. Abahanuzi ba Bayali bose bikubita hasi, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Uwiteka bisobanuye Imana itagira itangiriro, itagira n'iherezo. Bivuze ngo ni Imana izahoraho, ni Imana iriho, izanahoraho uko yari iri kera n'uyu munsi ni kuri. Reka dusenge, ariko ubwira Imana ngo Uwiteka Mana, Imana nyamana ku buzima bwanjye. Reka mbinginge duhaguruke. Uwiteka ni Imana nyamana, Mana nyamana. Sinziriza ku maso gato ndakwinginze, ariko uganire n'Uwiteka uvuga uti egura umuryango wanjye wari waraguye. Muri aya masengesho yo gusaba Imana yegura umuntu uzi waguye, nawe wari uri mu ntege nkeya. Impamvu abantu murya kandi ari amasengesho yo gusenga, bigaragara ko nubwo uhari ariko wararambaraye. Imana ikwegura igusubizemo imbaraga, Imana iguha imbaraga, Imana ikwegure ku gicaniro imbere y'abaceba, imbere y'abahanuzi ba Bayali, imbere y'abanyamahanga batemera, imbere y'abo bitwa ngo bahanganye nawe batizera Imana. Imana nikwegure igusubize mu imbaraga. Umuriro wayo umanukire ku gicaniro, umuriro wayo umanukire ku gicaniro. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dukomere Imana amashyi, ariko nanone sinshobora gusenga ndahaye pasiteri, umuyobozi, umubyeyi wacu, umushumba, kugira ngo bari budufasha. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.